Hano wa Kimironko ni nako bameze buriya bucuti. twe cyane. None se rega mubaze iriya boro iriya song ntizo sibyo impamvu sinshaka no kwitindaho cyane We mbaza ariko nyine like in the studio you thought it was gonna be one of that nyine ikombaga kuba hit nyine ariko akunda muri studio wandika indirimbo bisanzwe ufitemo nk'indirimbo 5-6 afse wowe hari aho muri wowe uvuga ati yo this is gonna be the song that the whole country gonna be like shit cyane uvuga ngo iriya ndirimbo buranyikora ni nabwo bwa mbere nari ganiriye na Melody twajyaga duhura nkora ahantu i Kanombe uravuga nziranye na ba Amaji icyo gihe uzi ko Amaji yabaga yari hejuru cyane bakora turi ku ishuri bisa akaza kumureba ariko tutavugana nanjye nabaga ndi muzanjye ku ruhande rero ari gushutinga indirimbo yitwa Catherine habaga isibo ruguru kwirebera niho twabonaniye bwa mbere namwe ariko simuso twazakoranye indirimbo mwumvisha indirimbo ndayimwumvisha yari rap n'iki ngo naje gushyiramo gisa cy'inganzo yitwara cyamukunda arambwira ati ariko wowe nakwereka ikiboro twakora cyafuje ko dukora ikintu cy'ubusazi twese tujya muri studio rero mu gitondo bwari buri gucya wana twiha umwanzuro wo kurikodinga tutari gushyira mu bwenge bwinshi gusa igitangaje iriya ndirimbo yasohotse ni version ya 4 ibona twagiye dusiba kabisa na producer akabyanga avuga ati ntago mwaje wazaduhaye nka version ya 2 ntago dushaka iya mbere version ya 2 ndabizi kuri save the haro wiseka bana uzi none ingoma abantu twayanditse turi kumwe iyo ndirimbo rekodinze ndi kumwe na Melody na Rocky na Junior ngewe ninjye muntu wari urimo woroshye nkavuga nti oya bintu wapi abanega tuduwe ari bo tuzanye muri studio none bikwanga ko uririmba ibintu bya fresh byihoreye twitaye nabo okereka bigumemo rero ni version ya 4 niba twarikodinze gutyo nakubwiye ko ngiye music ni feelings ndi gufilinga nicyo mba nshaka kwita ndirimbo niba ntari kugifilinga niba numva bise binanjabuka rikodire tube tuyiretse tubunzongere mbikore numva bindi mu mwabikoze muri same night yose mu gitondo ari nka 3:00 zamutse twamagaye made beat kabisa njya kumureba twe tutararyama uyu muntu atararyama bari open bya mandi bikiri wide open yakoze cyane ariko noneho iri biri kurwaninga kuri ntuza bya hatari ariko ibiri hano bon ari amagambo nyine araza avuga ati wagwana ariko ni byiza kuko sometimes in life noneho wahuye n'umuntu one of good artist muri iki gihugu cyane noneho creating boro niki atari kuvuga ngo uko iyo agwa mu ndirimbo wari wakoze byari kuba biri different no kujyana noneho mugacreatinga a whole new project. I like that because nanjye nicyo nakwifuza n'undi muhanzi koraboni nako ziba zigomba kumera 100% nago byagakwiye kuvuga ati agari formule we mfite open verse waguyemo ndabyanga ari umusani wa Danje wanyohereje ibyo bintu birambabaza ariko narabirikodinze namwica ahubwo indirimbo ntarayisohora ariko ntago mbikunda ngiye kunyohereza ariko ngiye nkunda nyine nimba tugiye gukora na feature tujye muri studio rimwe tubi vibing n'iki tuvuga ati ni yo chemistry nyine yinjiranyemo gutya nabwo n'indirimbo n'umuntu yumvishe aravuga ati abajama nyine babyanditse bari kumwe nyine they vibing they know each other they understand I get it man ariko nyine ngoma namenze ko abafana bari kuvuga ati dutemo nk'ibintu nk'ibi ngibi sikora nibagiwe hano hahereye bari kumbaza niba narumvaga ari ibintu bya Danje numvaga kabisa narabyizeraga kubera ko n'umurara ni umuntu buriya Bruce Melody ni god kabisa kuri njyewe n'umuntu wa Danje buriya nawe ni umuraperi kandi ikindi niwe wambwiye ngo ndirimbe ndeke kurapa urumva rero ariko nyine niyo rap niwe wambwiye atari gukoresha ino formule bikubite muri ubu buryo gerageza nyine ubifinyore tu kubite nk'uri kubyinisha beat iki
nawe uri kwigisha abaraperi batangire kujya gufinyora babiri. Yarabwiye umwartiste ajya yizirika kuri ati ahubwo ipushinge mu buryo bwa fresh tu ariko nibyo biremewe tu rero nko kwambazaga indirimbo ngiye nari ndishobora igomba kuba yanamaze n'igihe iriya ndirimbo twayimaranye nk'amezi 9 tuyifite. Yes munashutinga video n'iki dushutinga we hamaze nk'amezi 3. Urangiye njya ntinda indirimbo cyane nk'indirimbo nzasohora kwa 5 yitwa Malaika dore ku itariki 10 z'ukwa 10 ubwo no musibejo cyane tugoye kino kiganiro indirimbo nakoze 2023 man ariko ikintu kiba kigira se man ngiye mba ndi kugarukaho man ntago wenda birashobora kuba byarabaye ariko ntago mbizi. I want to see you perform that song on a big stage atari nyine you know like warina ndi kukubona uri ati ndibona reaction y'ukuntu bari kuyakira tu aho bigomba kuba ndabizi ahubwo nyine ngewe nuko mari kwihutisha mind nkashaka guhita mbibona nk'ejo ariko bigomba kuba kuvuga ngo rero ubwireza biro urundi rwego ibyo biri Ibibazo uranturishije urambwiye muri gusara cyane ibintu byadanze ngewe nuko mbivuga n'urundi rwego urundi rwego kubera ko ngewe kubera ko nta kintu mba rimwe na rimwe nibyo mba ndi muri competition ariko rimwe na rimwe kubera ko nta ngewe nakubwiye ko ngewe mba ndi ega na system ikintu bijyanye na domaine yanjye ndavuga music rero icyo kintu uri kuvuga kabisa wumve ko nanjye ndi kukibona mu bundi buryo ariko urabizi ko iriya ndirimbo umva ntabwo ariyo yonyine abantu ntabwo ariyo yonyine ndi kuvuga iriya yonyine wenda n'izindi ntabwo ari kuvuga ngo ariyo yonyine performing ariko iriya nimba 73 cyangwa 80% y'abantu bari muri ahantu ugiye guperformingira bashobora kuba bayiririmba. That shit is crazy bro. Indirimbo zanjye zose nyinshi indirimbo zigeze mwinshi indirimbo yanjye yitwa Ntimubimbaze izwi kurusha iyo ntizo uri kuvuga uraseka ikimahani bro izwi kurusha iyo ntizo uri kuvuga mpamvu nabwiye ngo ibyo ni ibintu binini cyane gusa zigihari ibyo bintu bizaba kandi bizaba ari ibintu binini tu ntabwo nabisobanura ahubwo bizaba byiza reka nzabivuge ibyo bintu bimeze show iri tayari ni reka ibyo bintu nzabivuga ibintu biri fresh cyane ariko man nubwo ni ikintu kiwenda ariko nabwiye kubera ntabwo nyankunda kubeshya abafana cyangwa I like that it's real ikintu cyo bamenya kano kanya no kubera ko ikintu bamenya kano kanya nuko ikibuga ngiye kugicurika cyane ngiye kugicurika kabisa bambabare wigicurika ubwo abari hasi bajya kujya hejuru cyangwa abari hasi oya no kukibacurikira abafana oya uwo mufana kandi ari we mba nkene ari boss wanjye gucurika boss wawe nyine uburyo ugiye kubicurikamo nibwo ntari kumva tu ariko nyine ugiye abo bireba bari kubyumva ariko biba byemewe bro gusa ariko nyine at the end of the day nyine mba ndi gutekereza man hari ukuntu biba byoroshye kubireba nyine no kubitekereza ariko mu kubikora nanone ubwo utekereza uvuga ati kare nandi kuganira n'umusaza arasinya ariko mbwira ati reka nimba uri gurisha itike y'ubuntu abantu bakaza ukaba wawishyura itike washyira ku 50,000 ukabona abantu 3 usubira gusubira muri gym kuko nimba itike nimba abantu batara respectinga music yawe kuri urwo rwego rwo kuvuga ati bumve ngo yo I'm paying kuri uru rwego nyine uyu muhanzi deserving kuba nakwishyura nkajya kumureba muri iyi level urumva hari igikorwa kiba kitaragerwaho cyangwa hari imbaraga ziba zikibura cyangwa hari n'indi migisha cyangwa hari n'indi process cyangwa indi step bitaragerwaho nakabivuze ngiye ndi mu manager w'umusani kuko ngiye kubisobanura ngiye nk'umwartiste buriya sinzi ariko uzi ikintu kimwe nakubwira uvuga ngo ikintu kiba gihari ni wowe tuba wiyizi ni wowe wiyizi kandi ikindi wowe nk'urugero
urabona zamani igihe twajyaga tujya gukora music n'aba Patrick Petit Frere uzi ko icyo gihe abasani n'ubundi bajyaga bakora amashow rero bagihari kano kanya bakanapfuka kabisa bakuza iki sibyo wenda tuvuga gakuramo nka miliyoni 5 cyangwa se 10 cyangwa se zingahe sibyo bigakomeza bigera igihe rero na game ihinduka byageze igihe game ihinduka gusa natangira kujya yishyurwa miliyoni kuri show bigera igihe game ihinduka nanone abantu batangira kuba yakwishyurwa $3,000 by'idolari uri kumva rero uko ibintu bigenda gutya ibyo nabwiraga umuhanzi yambwira nti ni basi niba unakoze prank yikora ariko ntize kurangiza kariyeri yawe kubera ko ejo nibwo umufungo ugiye kwinjira ari mwinshi sibyo ntabwo nigeze planninga gutinda muri game kugira ngo nzayarya amafaranga ari menshi nzatangire guperforminga ari stage $15,000 by'idolari $20,000 ntabwo nigeze mbitekereza pe sibyo ahubwo ni imana tubishobora kugutinza mu kintu kugira ngo izaguhenda ibintu binini uri kunyumva ibyo rero nakubwira nti nibyo rero uri kumbaza nanjye ntabwo ari ibintu mananza ariko kugira n'igihe nyine ukabona ntabwo bikirenze cyane hari ukuntu bitarenze cyane bitewe wenda n'imipango yawe n'iki nakubwiye ngo management niyo yasobanura nk'ibi management yabisobanura ariko uri kunyumva ikintu ndi gushaka kuvuga uzi noneho se wenda kandi kabazo n'iki ariko nako kano kanya igihe tugezemo music irimo amafaranga rero ni strategy we niba boutique yawe ikarita tuvuga urugero hari ikarita za karita zo guhamagara zabaga zigura 500 ariko ukaba utayishyira kuri 490 ngo kugira ngo abantu bazigure bazimare sibyo ukavuga iyi ni boutique yanjye ingiye uzi ukuntu ntwari no business yanjye kubera ko ndaburiza muri iyi boutique yanjye ntabwo n'ubundi nzatira uriya mbwiye niba ntije ku masabune menyagurisha hano bigende gutya bigete uri kumva mbese niwo ubundi niwo werega n'iduka ryawe ukareba na market tu uzi ikintu dusenye njye nganiraho mu kimena abantu benshi benda ntumera kuri podcast niyo muntu wa mbere ngiye kukibaza cyangwa kukiganiraho si n'ikibazo ni wenda nibyo nge nibaza ubu Mr Kagame ntiyakora tuwa y'u Rwanda ari we wenyine akageza Musanze Rubavu agakora show tongeraho ni Burundi ni Buganda na Kenya batuvuga u Rwanda rwonyine ntiyabikora naho hongereho 100% nyine harabura iki se nyine ngo nyine kano kanya navuga kubera kano kanya ubundi bwuvugisha ibintu nabikora nongeyemo naho hantu nandi ni Burundi imbere rero impamvu ntabaga nagusubiza gutya nuko muri igihe cyose nzi nabaga ndi kwikorana tuzi kubyumva ibintu rero bigoye cyane uzi kuba wapanga show tureke show gapanga press conference ntiyazemo nyine abantu ubona iki ntigaragare nkaho media yose iri kuri wowe ibyo byonyine nabyo byamanura brand yawe bro ariko nyine we ni mentality uri kubyumva ngiye nimba haje abantu babiri se what else nabo nyine baje ahubwo ushobora kuba utekereza feeling ukavuga ati nkeneye abanyamakuru baza nkaho kwivuga ndi gushaka gusubiza kuri icyo kibazo uri kumva we ntaribi none impamvu ndi kubwira ngo impamvu mbere nabaga nagusubiza uko mbanje gusubiza ko byakoreka nuko nabaga ntabyishoboza gupanga show n'amafaranga menshi buriya kuri iki rimwe na rimwe ushobora gupanga n'abantu bakaguhinduka cyangwa se ntibinakunde fresh ugasanga show irafupinze noneho bahise bagufata nkaho utari n'umuntu wadanje cyangwa se utari n'umu artiste uri kuri urwo rwego kubera ko timu yateguye ibyo bintu nayo ntabwo iri seriye ibintu byose birapfuye sinzi niba uri kubyumva rero umuntu rimwe na rimwe akagenda ashyiramo imibare amwe uvuga ati wana aho kugira ngo mpfe none ahangaha gutya ntabwo ndi bupfe reka nzapfa ikindi gihe uri kumva ubwo rero impamvu ntabikoraga yari iyo mpamvu ariko ubu ngubu ibyo ndavuga ni ibintu binini cyane tugomba gutega amaso tukareba ubu ngubu kandi nyine ni ibintu ngomba gukora nzanababamenyesha turi abanyarwanda ariko mbere impamvu nabikoraga yari iyo mpamvu ntabwo nabaga nabyishoboza ndi ubu umwe ariko ikintu nzi ni uko
byari kuba tu nta hantu ntajya mu gihugu ngo hashye tu nta na hamwe shyiraho ni Burundi ushyireho Uganda kano kanya ushyireho na Kenya ariko ibyo bintu byose wabyishoboza ntabwo wabyishoboza high five gang ufite team ushobora guharinga abazakora promo abazagurisha amatike abazagurisha merchandise abazajya gute ibintu biri deep ariko ni ibintu biri deep ahubwo hari akantu wakomoje uvuga ati ukeneye kuzuza nyine ngo umere nkaho wakoze MTN muzika cyangwa wagize gute cyane kugira ngo you don't have to bro ntabwo ukwiye kugera kuri urwo none se ufite abahanzi 600 se nyine kubera iki se none se kubera iki uri kumva wanabirenza ahubwo ntabwo wowe ugiye kuvuga wowe ugiye gukora tour yawe urumva ni wowe muhanzi abantu baje kureba ninyikora rero ninyikora uzabibona niho nahereye nkubwira ngo umva nkubwira amaji niho nahereye nkubwira nti umbaje nkubwira ni ibintu bya da uzi uri gusubiza kuri ya mba ntari gushaka kukubwira detail oya reka nkubwire ako uzi ukubise muri za Rwamagana za Huye za Kize ihehe hose 150 abantu reka si urugero n'urugero minimum 150 ari wowe wenyine that's legendary bro ibyo ntibirakorwa n'umuhanzi n'umwe mu Rwanda birabizi atari kuvuga ngo ni festival cyangwa ni guma cyangwa byagenze gute icyo gihe ntabwo aba akiri umuhanzi urumva ariko ni uzi impamvu kano kanya ntabikora uko nguko nyine ari utuntu tworoheje kubera ko ntabikoze ndi ngenye ari utuntu tworoheje kandi ugomba kubitangira nyine ariko mba ndi gucalenjinga ngo yo ndi kukumva rega nandi kugusubiza bro reka nkubwire singiye kubeshya Jabiro na kano kanya twabikora nyine n'abantu miliyoni baza sibyo ariko ikintu kitapanzwe neza kimwe cyonyine ikosa rimwe tuba ntabwo ari ibintu byuka mu gitondo upange ariko urabifatira time ariko mbere ntabwo nari kubikora reka nkubwire sibyo ntabwo nari kubikora kandi jewe nagiye kureba Burna Boy muri Atlanta muri 2021 ku madolari 30 Burna Boy yaje muri Atlanta ubu ngubu icyama cyabari 110 kuko bari muri stade ariko yatangiye kuri iki muri twa tuveni tungutu bazaranoshe mu tubari nyine muri 2021 urumva kwita nyine ariko n'urugero urumva ikukubwira ariko nago yigeze atekereza avuga ati ngiye tour ya mbere ngomba gusenga ahubwo wowe ikintu uri kumbwira ati uvuga ati nimba ngiye gukora tour ya mbere hagomba kuza nyine ngomba kubikora ngo mbi maximizing tu wowe you thinking the highest idea yawe ndayishyigikiye 100% banzo nyumve urayishyigikiye ariko 100% reka nkubwire kano kanya ndi gusubiza kano kanya ntago nabikora gutyo utegereje MTN cyangwa barabajama baguhamagare ubwete nakubwiye ko mfite abantu gukorana nabo atari ku rwego rwa ariko nari gusubiza mbere y'uyu mwaka nari kubikora ibyo bintu byose sibyo bigakunda ewana niyo baba senkani niyo baba 100 cyangwa 200 bigakunda bari no kuba miliyoni ndabizi tundi sho ariko musaza ntabwo ngewe urwego rwanjye ndaruzi iyo mbikora bikagira ikibazo bigiraho